Murakaza neza kuri Josh Stories. Filime yacu itangiranye n'umugore witwa Emery. Akora muri za societe zita ku bana zikareba ko badahohoterwa haba mu rugo cyangwa se ku ishuri. Afite ibirego 38 ari gukurikirana. Gusa boss wamuzaniye ikirego cya 39 kirimo umwana witwa Lily. Uyu mwana witwa Lily ni umwana utuje cyane, gusa afite ikibazo cy'uko ku ishuri ari gusubira inyuma mu masomo cyane. Ntago agitsinda neza kandi bivuga ko iwabo ashobora kubahohoterwa. Iki kirego nicyo bahaye umugore witwa Emery ngo agikurikirane, ni boss w'ikimuhaye. Baratwereka Emery wa mugore bahaye ikirego ahise agiye wabo wa mwana witwa Lily kugira ngo arebe neza nimba koko iwabo batamuhohotera. Gusa ababyeyi be bafite imyitwarire idasanzwe. Nyina ntagaseka be na gatoya, ndetse na so y'umwana witwa Lily nta nubwo ashaka kuvugisha uyu mugore waje kumubaza ari we Emery. Emery ari kubona neza ko hari ikibazo, agahita ajya kwibwira boss wamubwira ati rwose nabonye ababyeyi b'uriya mwana baritwara mu buryo budasanzwe, ntago bavuga ntibavugisha umuntu uje kubabaza amakuru, ntago twamenya niba batamuhohotera. Gusa njye nkurikije uko nabibonye basa nkaho bamuhohotera. Nuko boss akavuga ati nta kibazo ndabigufashamo, reka tubatumire baze hano kuri polisi tugire tubabariza ahangaha. Nuko ababyeyi bakambara neza bakaza bigize nk'ari ababyeyi beza, bitandukanye na kwa kundi umugore babonye bari iwabo. Maze uyu mugore ari we Emery agahita abona amahirwe yo kuvugisha uyu mwana Lily ari wenyine, akamubwira ati mwana bimeze bite. Umwana akamubwira ati rwose ababyeyi banjye baranyanga, njya nabyumva bivuga ati bashaka kuzanyica, bityo rero mfasha umvane muri ra rugo. Umugore agahita ajya ku nshuti y'umupolisi baziranye, akamubwira ati wamfashije kuri uriya mwana nabonye kuko ababyeyi batari beza tukamuvana muri ra rugo. Gusa umupolisi akamubwira ati ntabwo byakunda, cyetse tuzanye ibimenyetso bigaragaza neza ko uriya mwana afashwe nabi mu rugo. Mu gihe utabizanye ntacyo nagufasha, urihangana. Nta bimenyetso afite, icyo akoze ni ukujya ku ishuri akareba wa mwana yitwa Lily. Ari kumuha nomero za telefone amubwira ati rwose nugira ikibazo uzahita umpamagara, ababyeyi bawe nabagira icyo bagutwara uzamuhamagara nzaza ngufashe. Gusa ntabwo bitinze, ahubwo Lily ahise amuhamagara nimugoroba aramubwira ati ngwino umfashe ababyeyi banjye bagiye kunyica. Nta kuzuyaza Emery afashe imodoka ajyana na bagenzi be na wa mupolisi bajya kureba niba ibyo kuko Lily avuze ari byo. Gusa basanze ari byo, basanze ababyeyi bamushyize mwifura bashaka kumutwika ari muzima. Abapolisi bose bafunga ababyeyi be, icyo bakoze babazanye mu rukiko bashinja guhohotera umwana wabo. Ikindi kandi cyakira bahamye, ababyeyi bombi bagiye muri gereza kandi bagiye kureba koko nimba ari bazima mu mutwe. Lily asigaye wenyine iwabo, ntago yahaba. Icyo bakoze ni ukumwohereza mu kigo kirera imfubyi. Gusa ntago hakunda, ari kubwira Emery ati rwose ntago naba muri kiriya kigo cy'imfubyi, bibaye byiza rwose wamfasha tukabana. Nuko Emery akajya kwibwira boss ati wamfashije kuri mwana atarabona umuryango yabamo, nkaba mbana nawe kugeza igihe azabonera umuryango. Yego Emery rwose azanye Lily we atangiye kumwitaho. Gusa none batwereka mu gitondo Emery akazi wabo wa Lily hahandi yabanaga n'ababyeyi be. Ikimutangaza agasanga ku rugi rw'ababyeyi ba Lily hari ahantu bashyira ingufuri nyinshi, nk'aho babaga bafite ubwoba ko hari umuntu urubatere n'injoro. Gusa ntabitindeho. None tukaza hano kwa muganga, hari umusore witwa Douglas aganiriza abana bafite ihungabana, na Lily niwo bamuzanye. Hari umusore muto muri make n'akana gato k'agahungu bari kukaganiza gafite ihungabana, ndetse uriya Douglas aziranye cyane n'uyu mukobwa ari we Emery. Niyo mpamvu Lily nawe yahagiye kugira ngo aganirizwe cyane ko byagaragaye ko yahohoterwaga. Nuko Emery agahita acyura Lily handi yagiye kwivuriza. Gusa mu gitondo yagaruka kazi, boss akamubwira ibintu biteye ubwoba. Ati wa mwana muto w'umuhungu waganirizwaga yakoze ikintu giteye ubwoba ninjoro, ati yishe ababyeyi be bombi. Nuko Emery atari kubyumva agahita ajya gusura aho wa mwana ari. Wa mwana akamubwira n'ubwoba bwinshi, nawe bigaragara neza ko ibintu yakoze atabyishimiye na gatoya. Lily bikamutera ubwoba, gusa ntabitindeho. Akagaruka mu rugo agatangira kwitekera. Gusa yareba neza agasanga Lily afite ifoto iriho nyine wa Emery. Emery ntibimurakaza, akamubwira ati uwo mugore uri kubona ku iyo foto ni mama wanjye, yapfuye mu mpanuka y'imodoka. Gusa agahita afata ifoto ye akayibika akayifungirana mu cyumba kugira ngo Lily atazongera gukora ku bintu bye by'ibanga. Nuko agahita ajya guhura na ya nshuti y'umupolisi bagatangira kuganira. Maze inshuti y'umupolisi ikamubwira ati abana b'ababyeyi ba Lily byamaze kugaragara ko hari abasazi, bagiye kujyanwa mu bitaro bivura abasazi. Ariko kongera akamubwira ati wa mwana muto w'umuhungu wishe ababyeyi be bombi, byaje kugaragara ko mbere y'uko abica ninjoro hari ifone yamuhamagaye, kandi ifone twabonye ko ari ifone yamuhamagaye ivuye iwawe. Gusa umugore ari we Emery akamubwira ati rwose uriya mwana muto w'umuhungu ntabwo namuhamagaye. Bose bagahita babitekerezaho cyane, kandi inshuti akumva ko uyu mugore Emery atari kumubeshya. Agahita atekereza akavuga ati ubwo atari njye wamuhamagaye, kandi ubwo undi muntu waba wamuhamagaye uri mu rugo rwanjye ni wa mwana muto w'umukobwa na adopse ari we Lily. Bakajya kumubaza mu rugo, gusa Lily agahakana cyane ati wapi nta muntu ahamagaye. Maze Emery kuri akabona ari akana akabyizera. Gusa umupolisi ntamushira amakenga, agakeka ko uyu mwana ari kubeshya, gusa nta bimenyetso afite agahitamo kubyihorera.
Baratwereka mu gitondo cya kare Emily yaje kureba wa mwana muto w'umuhungu. Arimo aramubaza ati tubwire umuntu waguhamagaye. Umwana muto w'umuhungu akamubwira ati umuntu rwose wampamagaye ntabwo yavugaga neza gusa yari umugabo. Mwako kanya akimara kuvuga ibyo ngibyo atararenzaho ikindi agahita abura umwuka ndetse akagwa hasi bikaba ngombwa ko bamujyana kwa muganga. Twigarukire kuri uru ruhande. Ahangaha niho rirari ndetse ari kuganizwa na wa muganga witwa Douglas. Wa muganga uganiza abana bafite ibibazo bimeze nk'ihungabana. Arimo aramubaza ati wa mwana wambwiye ibintu utinya ni biki bijya bigutera ubwoba nyine kugira ngo yumve uko uyu mwana atekereza. Gusa uyu mwana ntamubwira amagambo abandi bana bose bavuga ahubwo akatangira akamubwira ati njye ntinya abantu. Njya ntinya abantu cyane cyane wowe numva ko nzagukorera ibintu bibi. Uyu muganga bikamutungura cyane ko amagambo yose ari kuvuga atari amagambo y'abana. Gusa uyu mwana akarushaho kugenda amubwira amagambo mabi amubwira ati uri umuswa wiyita umunyabwenge muri make amugira ute amusebya. Bikaba ngombwa ko uyu muganga Douglas arakara agahita abwira umwana ati wa mwana witaha iby'uyu munsi byarangiye. Twikomereza Douglas agahita aza kureba Emily akamubwira ati uriya mwana rwose mubana nabonye afite imyitwarire idasanzwe ntabwo ari umwana nk'abandi. Nuko Douglas akamara kumubwira ibyo ngibyo agataha akigira iwe yajya muri douche yatangira kwikora mu matwi akabona ari gukuramo isazi. Ntibisazi imwe ahubwo akavamo isazi nyinshi zigatangira kuva mu bice by'umubiri we wose zigakwira muri douche arimo maze bikamucanga umutwe ukamurya bikarangira akubise umutwe kuri lavabo agahita apfa. Baratwereka mu gitondo baje gushyingura gusa Emily yatangiye gutinya Lily cyane ko abantu bose bahuye n'ibibazo bafite aho bahuriye n'uwo mwana. Uriya muganga yaje kumwirebera nijoro aramubwira ati uriya mwana twavuganye nabonye afite imyitwarire idasanzwe ndetse imyitwarire yanteye ubwoba biraza kugenda gute rero. Ubundi uyu mwana ari we Lily afite ikihe kibazo ntuci ku gice cya kabiri aricyo part 2.